Reka mbaye ikaze mbasuhuze, ndi Bruno. Tugiye kujya tubana mu biganiro bitandukanye bya siporo, aho tuzajya tugenda tuganira ku makuru amwe namwe ari kuvugwa mu gisate cya siporo. Uyu munsi reka ni video yanjye ya mbere igiye kubigaragara ku rukuta rwanjye rwa TikTok, arirwo ninjye Bruno. Reka uyu munsi duhere ku nkuru iri kuvugwa muri Rayon Sport. Murabibona ko nanjye nambaye Rayon Sport. Inkuru rero igezwe aka kanya nuko imaze gusinyisha umukinnyi uvuye mu ikipe ya APR FC, ariko yari yarasoje amasezerano mu ikipe ya APR FC. Na undi ni Ombolenga Fitina, akaba yamaze gusinya igihe kingana n'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Aguzwe agera kuri miliyoni 30, azajya ahembwa miliyoni 1 y'umushahara buri kwezi. Fitina Ombolenga yari amaze mu ikipe ya APR FC imyaka igera kuri 7. Murabizi n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu nimero 2 wa mbere w'ikipe y'igihugu Amavubi. Akaba rero nyuma yo gusoza amasezerano mu ikipe ya APR Football Club yahisemo kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Byari byaravuzwe yuko ashobora gusinyira Police Football Club kuko yamuhaga byose yifuza, ariko we amakuru akaba avuga yuko we yifuzaga gukina mu ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya rubanda, ikipe y'abafana benshi, kugira ngo azabashe kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga kuko yifuza gukina hanze. Fitina Ombolenga rero aje asanga abandi bakinnyi bamaze kugera mu ikipe ya Rayon Sport, harimo Niyonzima Olivier Sefu wavuye mu ikipe ya Kiyovu, harimo ndetse kandi na Rukundo wavuye mu ikipe y'Amagaju. Biravugwa yuko kandi vuba bidatinze ikipe ya Rayon Sport igomba kubisinyisha Buregeya nawe wavuye mu ikipe ya APR Football Club. Ni makuru rero navuga ngo aka kanya yari kugenda acicikana, kuko urabona ko ku mbuga ni inkuru imeze nkaho ya breakinze kabisa through iyi nkuru ya Fitina Ombolenga. Reka rero tuzajya tubana mu update tugiye dutandukanye ku makuru ya siporo agiye atandukanye. Ntahandi rero muzajya muba muri mubyumvira cyangwa se mubibonera ni hano kuri TikTok yanjye ya ninjye Bruno, ndetse vuba tuzagenda dufungura na YouTube channel kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Reka rero niba ari ubwambere ugeze hano kandi like kuri video, kandi hano kugasaraba, ndetse ube ufollowinga, ndetse ujye no muri comment uvuga ati tuguhaye ikaze kabisa.